gendaga bwira amasaha bikancamo nkabitumika bigasohora ariko buri gihe ni gihe cyacu kadukoresha igihe neza kuko iminsi irahari kandi iminsi irijimye cyane ahubwo haranira kugira ngo ubone umuco mu minsi yawe ndikuba mfite amagambo menshi nandi guca mu ijambo bivuze ngo hari nuwo Imana yigeze gukora ku maso murasengana umuhanurira umubwira itariki ibintu bizasohoreraho n'isaha byabayeho rwose n'ahantu hatari kure cyane yego twarasenze tubwiza Imana ukuri umva nari ndimo gusenga ari abagabo 6 nanjye umwe w'umukobwa hiyongeramo abandi 3 bagabo 9 nanjye umwe w'umukobwa yego turasenga tubwira Imana turayibwira ngo turambiwe kugaragara nk'injajwa mu murimo wawe icyiza nuko wadutabara umugabo umwe muri Imana yavuga ngo saa 4 z'amanywa yego saa 4 z'amanywa n'iminota 31 yego ndaje mbereke yuko ndi kumwe nawe izo saha zitaragera bitewe n'ikigaragaza uwo mugabo yari afite yumva telefone iramuhamagaye ku muntu wari umubereyemo umwenda w'amafaranga aramubwira ngo nyemerera ufate imodoka unsange mu kidaho nkwishyure isaha wamubwiye abari nayo biba buri minota 2 zo zonyine nizo yamuhamagaye ziri inyuma twese dusubika amasengesho turavuga ngo mureke tuje kurya kuko Yesu ari kumwe natwe yego reka tubasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mere hose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha ntabwo nzajya mbura gushimira abantu bakanze subscribe bakadushyigikira tukaba turi ku muryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu ahubwo nzajya nshaka abakozi b'Imana niyo mpamvu uyu munsi navuye Musanze nkerekera Burera mu murenge wa Cyanika kureba umukozi w'Imana umuhanuzi dusaba Imana Alphonsine ni umwana ukiri muto ariko ibi murimo Imana imukoreramo ntabwo ari ntoya azwi cyane nk'umwana w'umukobwa Imana ikunda kubwira ubuhanuzi kandi ikamubwira n'itariki bizasohoreraho turi abagabo bo kubihamya ko tugendana n'ibimenyetso ntabwo turi abandi bo kubeshya bo kuvuga ibitarabayeho ahubwo tugendana n'ibimenyetso Alphonsine rero tumuhaye ikaze nanjye nk'ibisanzwe kuri mikoro nitwa Imana Concorde tugiye kubana muri iki kiganiro reka Alphonsine abanza asenge kugira ngo Imana ize kukitiyoboramo ni karibu Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icubahiro reka dusenge mu izina rya Yesu uri Imana yacu uri izina bwite ugira neza bugaca bukira izina ryawe rihabwe icubahiro turagushimye ko abanye natwe mu minsi yashize na n'ubura cyari kumwe natwe izina ryawe niryamamare komeza uganze kandi ubane natwe twese utugirire neza tukubonereho umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen yego Alphonsine nyemera uyu munsi ndi kugira ngo tunyure muri comment z'ibiganiro bikeya deruka gukora turebe ibyo abakunzi bacu bagiye badusaba sibyo numvaga nta ntuza nta kibazo ariko wabyumva gute turi kuganira we wabyumvaga byagenda ute gusa nta kibazo usomye nk'ibiri ntacyo bitwaye mbo ndazisoma zose nta kibazo nzi gusa hoya bitewe ko tudakunda ibintu bitinze hano ndabona ikiganiro deruka gukora gifite comments 36 reka turebemo nk'eshatu aba arizo dusoma sibyo hari wavuze ngo niba ari umuhanuzi w'Imana navuge ibyo Imana yamubwiye ko ku ifungurwa ry'insengero yego uyu muntu uramusubiza ngo iki uwo muntu ndakeka ko naba naramusubije ariko nanone nundi waba ufite ibyo kubaza nawe baza nk'ibyo ngibyo ndagira ngo mbabwire yuko ijambo ry'Imana cyangwa intego mfite iri kuvuga ngo igihe ni igihe yego Yesu yasize atabirangije mbere yuko agenda hari abo yasize bagomba gukora aribo twebwe yego ariko natwe tuzasiga tutabirangije yego ubwo rero nkamubwira ngo nawe nashira amavi hasi abazi yego kuko buri gihe n'igihe cyacu ubwo icyo ni igihe cy'insengero zirafunzwe kandi ndakeka ko mwuka yari yarabivuze ahubwo ntabwo azikerekeza aho kigeze we rero ntabwo ajya yerekwa noneho kuko we yabonye ko uri umuhanuzi kandi Imana ibwira itariki ibintu bizasohoreraho avuga ati se niba uri Imana ntiyamubwira yuko tariki ya mbere z'ukwa mbere nibura abantu tuzajya mu nsengero zari zifunze zujuje ibisabwa zizaba zifunguye nge niko ndi kumutekerereza reka mutangarize yuko mbere yuko
ibyo byose byabaye turategereje twizeye yego zishobora gufungurwa cyangwa n'izifunguwe hakagira izifungwa ngarukiye aho ngaho yego undi unsengere Imana ingirire neza kuko ndaremerewe kuko Imana ishoboye byose amen 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 amen. Sante naramusengeye cyane yego Concorde uzabwira uwo mukobwa ajye yitaba fone ihora ifunze niyo ayifashe akubwira ko nta mwanya afite atwerera imbuto zitari nziza. reka nongere mbibutse nk'abakunzi bacu ndacyakomeza kubabwira ngo buri gihe n'igihe cyacu ariko hari igihe Imana iba ikuretse ubwo impamvu utari wamamagara ngo ngufate ubwo igihe cyawe cyo kugusengera kuri njyewe ntago kiragera niko nakubwira. Uhamagaye ntumufate ajya amenya ko igihe cye kitaragera igihe cye cyo kugira ngo musengere ibyo akeneye bikemuke ubwo icyo gihe ntabwo cyari cyagera. Reka tugendane n'igihe tugendane nuko Imana ibishaka. Nge nabwe abantu ngo sinzigera ngenda nkuko abantu babishaka ahubwo nzagenda nkuko Imana ibishaka. Rero nibategereze barindiriye nzi neza yuko umuntu mfashe tugahuza communication tugirana Imana na gahunda tugasenga Imana ikabikora. Yego rero buri umwe wese nategereza igihe ku buzima bwiwe. Ariko ndabona baranamusubije uti pole gusa nanjye sinjye kuko kubona umuriro birangora gusa ibyiza ni uguca online WhatsApp kuko ikiza cya message nuvuga ngo iyo wagiye gucaginga telefone ugasanga umuntu yakwandikiye uramusubiza ariko abaguhamagaye bose bakakubura ntago bishoboka yuko wagira ute ntago wabavugisha ngo bikunde cyane rwose. aho ndahita mbariza umuntu udafite smartphone arabigenza ate? Aho ngaho umuntu utayifite nihangane ariko Imana imuhe mu izina rya Yesu. Yego kuko ifite byose. Undi ati uzamutubarize. Yego uyati njyewe pe yarampanuriye kandi ibyo yampanuriye koko yambwiye itariki kandi ko iyo tariki birasohora ahubwo mumbarize ese byashoboka yuko Imana yajya imubwira n'isaha? ariko Mana kuko rero ikintu nejo hano undi muntu wampumagaye bitewe n'igitangaza Imana yamukoreye kuko n'itariki Imana niho yabikoze. Yego agira amatsika arambwira ngo Alfoti njyewe ndi umugabo wo kubihamya yuko itariki yasohoye. Yego none wambabarira ukambwira isaha. Hari igihe Imana ijya ibyemera iyo tariki gasohora ariko ntabwo isohorera kuri bose mureke twongere tubyumvikane. Hari igihe isaha ishobora gusohora ariko ntabwo igisohorera ku bantu bose bampamagara. Hari umamagara nkamusengera nkabura rezo nimwe imanuka wo nguwo ndamureka. Hari umamagara ikamanuka nkamubwira ibyo mwuka ategetse. Yego ubwo none nimba nta tariki nta n'isaha akaba nta n'icyo mwuka amenyesheje ninde wabivuze yuko twavuga Imana itavuze? Jambo ryaravuze ngo uzavuga navuze azabona ishano. Kandi njyewe Alfonsina ndacyashaka gukorera Imana ndacyashaka gukora nta buriganya ndacyashaka gukora ururimi rwanjye rugomba kuvuga amagambo ya data wantumye hakiri kare kuko iminsi iraje kandi ni mibi kandi ruhije n'umugenzi. Rero igihe cy'isaha ntikiragera uko yamanuye itariki bigasohora n'isaha yabishatse bimanura bigasohoreraho kandi ntibivuze yuko ntawe hari benshi Imana agendaga ibwira amasaha bikancamo nkabitumika bigasohora ariko buri gihe n'igihe cyacu kadukoresha igihe neza kuko iminsi irahari kandi iminsi irijimye cyane ahubwo haranira kugira ngo ubone umuco mu minsi yawe. Ndikuba afite amagambo menshi nandi guca mu ijambo bivuze ngo hari nuwo Imana yigeze gukora ku maso murasengana umuhanura umubwira itariki ibintu bizasohoreraho n'isaha. Byabayeho rwose ni ahantu hatari kure cyane. Yego twarasenze tubwiza Imana ukuri umva nari ndimo gusenga ari abagabo 6 nanjye umwe w'umukobwa hiyongeramo abandi 3 babagabo 9 nanjye umwe w'umukobwa. Yego turasenga tubwira Imana turayibwira ngo turambiwe kugaragara nk'injajwa mu murimo wawe. Icyiza nuko wadutabara. Umugabo umwe muri Imana yavuga ngo saa 4 z'amanywa. Yego saa 4 z'amanywa n'iminota
31 yego ndaje mbereke yuko ndi kumwe nawe izo saha zitaragera bitewe n'ikigaragaza uwo mugabo yari afite yumva telefone iramuhamagaye ku muntu wari umubereyemo umwenda w'amafaranga aramubwira ngo nyemerera ufate imodoka unsange mu kidaho nkwishure Isaha wamubwiye abari nayo biba Isaha buri minota 2 zo zonyine nizo yamuhamagaye ziri inyuma twese dusubika amasengesho turavuga ngo mureke tuje kurya kuko Yesu ari kumwe natwe yego ubwo rero ntabwo bamfite narasenze Imana niba wumva hari igihe ukeneyemo Imana banza nawe ushaka ico gihe ubu intego mfite Concorde ni igihe ariko ico gihe gikubiye muri byinshi nyemerera ufashwe wumve mwuka wera kari muri wowe yego ko ndi kumva gifite byinshi byo kukubaza ngewe nta kibazo mbaza nditeguye yego impamvu rero abantu benshi bakunda kwibaza ngo mbese ngo umuntu ngo Imana ngo imubwira itariki gute ngo umuntu ngo Imana ngo imubwira isaha gute nuko abantu nangiye kangirizaho gato yarata nuko abantu benshi bashidikanya bakabona yuko Satani abishimana imbaraga akeshi babona Imana iguhaye ubutunzi bakavuga ngo yabukuye ikuzimu kandi bakibagirwa yuko isi n'ibiyuzuye hari Uwiteka Imana rero iyo yashatse irakora yashatse kugabiza ikagukora ku maso ikaguha impano ukaba umuhanuzi ukagihanurira amahanga ukahanurira abo mu Rwanda ugahanurira abo hanze kandi yabishaka ikakubwira n'isaha bizasohoreraho iva kuba ariyo Imana iva kuba ariyo yabyemeye data wa twese afite abakozi na Satani arabafite ariko reka dutangaze yuko Imana ifite imbaraga zisumbye za Satani reka tuvuge yuko anesikutayasima reka tuvuge yuko abakozi b'Imana bafite imbaraga gusumbya iza Satani yego ariko navuze cyane mwuka ashobora kumfata ugasanga biransha oya nibyo byiza reka ngabanye volume oya twongere ngese urukumva durukumva ni umwami iteka ryose abantu be gufata Imana yacu nk'inyantege nkeya di imbaraga zayo ngo bazitirire Satani oya ntibishoboka oya hari indirimbo nahinze ivuga ngo maze babona igute iteka bagatangira guhimba impamvu bati ngewe uriya ndamuza afashwa na bene wabo babahanze kandi mwene wanyubakure aba mu karere muhana imbibi haleluya iyivuze yego ntibivuze oya iyivuze oya ntibivuze yego iyivuze bako ntibivuze ngo pfi iyivuze ngo byara nukurura heki iyivuze ngo kira n'ubumukene kuko Imana yacu ntabyigivugishwa maze babona igute iteka bagatangira guhimba impamvu bati ngewe uriya ndamuza afashwa na bene wabo babahanze kandi mwene wanyubakure aba mu karere muhana imbibi ariko Imana yacu yivuze yego ntibivuze yivuze oya ntibivuze yego ivuze baho ntibivuze ngo pfi yivuze ngo byara nukurura kivuze ngo kira n'ubumukene kuko Imana yacu ntabwigivugishwa amen aho nihitandukaniye n'abantu kuko abantu bo bajya bavugishwa akwemerera ikintu uyu munsi maze wajya kukimusaba ati nukuri mbabarire nabikubwiye nasomye kamwe aho nihitandukana bo bajya bavugishwa akwemerera ikintu uyu munsi maze nyuma jya kumusaba ati nukuri umbabarire nabikubwiye nasomye kamwe ariko Imana yacu yivuze yego ntibivuze oya yivuze oya ntibivuze yego yivuze oya uvuze ngo pfi yivuze ngo byara nukurura yivuze ngo kira n'ubumukene kuko Imana yacu ntabyigivugishwa haleluya amina ibyo wasabye sibikoze wansabye ngo mfashwe oya nibyo fashwa hari ukuntu abantu rata bafata imbaraga z'Imana bakazitirira Satani bagafata ariko Imana idashoboye yuko ibitangaza ari Satani bikora gusa Imana y'ibidashoboye ariko ndabatangariza yuko Imana yabanye na Meshake na Saduraka n'itanura ry'umuriro ikabana na Daniyeli mu rwobo rw'intare akavamo ari muzima uko yariri n'uyu munsi ntabwo ihinduka haleluya nebatuzi aho ngaho Imana iracakora ibitangaza nukuri be kujya babona rero ngo tuvuge Imana bumve hari ngo turi gupapira ntabwo dupapira tuvuge Imana twabonye dufite ibihamya dufite ibimenyetso birenga kimwe kandi birenga bibiri nukuri kubyo Imana yatubwiye yego ariko urabona uyu munsi usanzwe koko oya
ndabona ibintu bidasanzwe. Ntabwo bisanzwe. Umuntu wese uri buze gutega amatwi akumva iki kiganiro. Nukuri. Natajya mu mwuka bafite karande z'imiryango aze kuduhamagara cyangwa se twandikiye tumuvane izo karande. Ukadafashijwe n'uyu munsi. Ndakeka nta yandi mateka data yazivuga kumuhindurira. Nukuri pe. Abantu be gushidikanya. Ahubwo bizeye. Abantu bibagiwe igihe. Abantu bitaye ku bindi. Ariko igihe ngo kirakwambika, igihe cyakumwaza, igihe kikagukoza isoni. Iri jambo igihe merutse kuryumva ahantu. Ndangije ndavuga ngo iki gihe cy'ubukene mbese mukigaragaza urimo. Icyo gihe iyo cyakugereyeho, komeza wamare muri icyo gihe kuko ibyo byose birahari. Ariko Concorde, jewe ndi kumva tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Yego. Ndi kumva tugiye kurisoma kuko ndumva mwuka arahari cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yesu araha ahantu. Yesu araha. Niko bayitera. Yesu araha. Yesu araha. Yesu araha. Yesu araha. Yesu araha. Yesu ndamwumva. Yesu ndamwumva. Yesu ndamwumva. No mu mugingo. No mu gituza. Oh mu maso. Yesu ndamwumva. Yesu ndamwumva. Umwumva he? Ndamwumva. Yesu ndamwumva. Yesu ndamwumva. Agira neza. Yesu ndamwumva. Yarantabaye. Haleluya. Amina. Karibu. Yesu ni umwami. Amena. Ariko si wadufasha ukadusomera. Yego. Abura Imana reze kunshira inzira nzagurera inete nsigenda rwara amaso cyane. Izayakiza irabishoboye. Mu ishuri nge kwiga gusoma. Oya, gusoma urabizi kandi byihuse ketse ikibazo cy'izuba ni izuba turiho kandi twasezeranije Imana yuko haba mu zuba haba mu mvura tuzajya tuyikorera. Ugiye kudusomera igitabo cya Yohani ibice 9 ure ku murongo wa mbere turagendana. Yego. Turagenda nk'abantu bize twihuta. Yego, ubutumwa bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana ibice 9 dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo. Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Amena. Yego. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Ngakigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati. Mwigisha ninde wakoze icyaha? Mbese mwigishwa ninde wakoze icyaha? N'uyu cyangwa n'ababyeyi be? Ese n'uyu mwana cyangwa n'abamubyaye? Ko yavutse ari impumyi. Kubera iki yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati. Ngo Yesu arangije arabasubiza ati. Uyu nta cyaha yakoze. Uyu mwana nta cyaha yakoze. Cyangwa ababyeyi be. Ahubwo nukugira ngo. Imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Kugira ngo babandi batari bazi ko yabona bizahinduka nyuma babone. Yego. Ngahubwo nukugira ngo babandi bazi kuzahora ubabaye. Imirimo y'Imana nimara kugaragara ku musozi uzatungurane. Kubera ko igihe cyawe nicyo kigeze cyo gutabarwa. Mwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Yewe Concorde yewe Rufunzi na yewe udukurikiye mukwiye gukora imirimo y'uwagutumye hakiri ku manywa. Bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Ngo dore bugiye kwira, dore iminsi zigiye kuba mibi kandi muri iyo minsi ntabwo uzashobora gusenga. Muri iyo minsi Rufunzi ntabwo uzashobora kubwiriza. Birashoboka kuzarambura agace kugasengera iwanyu, ariko ngo kora imirimo y'uwagutumye hakiri kare. Nimba umutima ugutegeka gusenga senga, niba ugutegeka kugaburira gaburira abantu, kuko icyo ni igihe turimo nicyo kugira ngo ukore ikintu cyatuma uzibutsa Imana mu bigeragezo. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi. Ngamaze kuvuga atyo Yesu acira amacandwe hasi. Ayatobesha kondo akamusiga ku maso. Ngaragiza ayatobesha kondo. Reka ngwitangaza. Yego. Kubera ko mu gihe urimo Yesu yemeye kukibamo. Reka Yesu atoba kondo agakoze kukigaragaza uri muhangana naco. Kuko njyewe ntabwo nkizi. Iyi mpumyi yari ifite ikibazo cyo kubitabona. Yesu abatobya kondo ayikozaho impumyi irabona. Ariko nyemerera nawe wongera uce bugufi ugume mu gihe urimo. Yesu atuba kondo akoze kukigaragaza ufite.
komeza. Yego aramubwira ati genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isilowamu. Ngarabwira yampumye ngo genda wiyuhagire ngo mu kidendezi cy'Isilowamu. Hasobanurwa ngo yaratumwe. Bisobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira agaruka ahumutse. Nuko aragenda ariyuhagira agaruka ahumutse. Komeza. Abaturanyi be n'abamubonaga kera aho arasabiriza barabazanya bati, umva babandi batagushakira iterambere, umva babandi bashaka ngo ukomeze ube muri cya gihe cy'ubuzima buburimo, umva babandi bashaka ngo cya gihe cy'ibigeragezo ugikomezemo, ngo barabazanya bati uyu siwe wicara agasabiriza, ngo mbese uyu ni Ruvuzina wahoraga mu nkweto imwe, ngo mbese iyi ni yampumye yarihumye, ngo mbese uyu ni wa wundi wahoraga aburana, ngo mbese uyu ni wa wundi wahoraga mu makode, bahoraga biba. Barabazanya katwumva igisubizo cyo bamwe bati niwe, abandi bati niwe, abandi bati siwe, abandi bati siwe, icyakora asa nawe, icyakora asa nawe. nabarabasubiza ati ni njyewe. Ongera ubwira abanzi bawe yuko aho bari bakwitegeye yuko ari we Imana ihinduriye amateka. Haleluya. Ongera ubabwire yuko ishuri ry'ubuzima igihe wari uryicayemo yuko Imana iguhinduriye amateka. Twakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Baramubaza bati mbese wahumutse ute? Baramubaza bati mbese waguze imodoka ute? Arabasubiza ati wa muntu witwa Yesu. Arabasubiza ngo wa muntu. Haleluya. Yatoza kondo akasiga ku maso arambwira ati Isilowamu wiyuhagire, nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Haleluya. Reka tubwire Imana iguhumure mu kigaragaza urimo. Reka tubwire Imana ngo mu ntambara urimo kurwana data twese gukore ku maso. Mbese Imana ikuvuganire kuko igihe cyawe kirageze cyo kugira ngo utabarwe. Nguhaye ntashaka kuvuga ngo 2026 iza kubera igihe kiza cyo gutabarwa. Uri Imana yacu bwite, ugira neza bugaca bukira. Narakubonye ukora, nakubonye uvuga. Igihe cyageze umunyamasengesho arakubitwa akababara, igihe cyageze umushonje ararya agahaga, igihe cyageze umuntu yicara ku ntebe alavosikuwamano bakamuvana akicara hasi kubera ko icyo gihe uwite kuba wakemeye. Reka unyemerera abadukurikiye bose ubahindurira igihe. Hari uri mu gihe cyo kuba akennye afite ibibazo bitandukanye, bahindurira igihe ku buzima bwabo. Unyemerera uganze hose kwa dukurikiranye. Urakoze kukugira neza mu izina rya Yesu. Amen. Ibutsa abadukurikiye nimero bakubonaho. Nimero yanjye bambonaho 079 63 81 27 yo kuri WhatsApp ni 073 85 68 780. Shalom. Ndabakunda cyane. Ciao. Amen.